Ya, shalomu shalomu, nshuti z'umusaraba, turabasuhuje tubifuriza umwaka musha muhire wa 2025. Turashima Imana ko yabanye natwe umwaka ushize 2024, twabonye neza y'Imana nubwo bitari byoroshye, twahuriyemo n'ibikomeye bitandukanye, ariko turashima ko Imana ukuboko kwayo kw'iburyo kwadufashe. Imana igira amaboko abiri, igira ukuboko kwa mbere iduseguza, ukundi kukatwikira kukatumusinzira neza nta mbeho. Turashima ko ibyo twabibonye. Umuryango wa Bayo Media TV turabasuhuje, tubifurije umwaka musha muhire, uzababera umwaka w'amata n'ubuki, uzabera umwaka wo guhirwa. Uyu ni umwaka udasanzwe Imana iduhaye, kuko Imana ntabwo irindira umuntu ubusa, ntawe uramira ubusa. Hari icyo Imana igusigarije, hari icyo Imana iguteguriye muri uyu mwaka. Icyo ndagusengeye ngo ugishikire mu izina rya Yesu. Karibu muri uyu mwaka wa 2025, yabanye natwe, yaturokoye burya, yaturokoye ruriya rupfu rukomeye izabasha no kuturokora mu minsi iri imbere muri uyu mwaka, mu izina rya Yesu. Haleluya. Twari dukumburanye, hashize amezi atari make, nka 4 cyangwa 5 tudaherukana, ariko uyu munsi turagarutse muri uyu mwaka, tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, umwaka musha 2025. Turaje kugira ngo Imana dukoreshe. Twahuriyemo bitari byoroshye muri mwaka ushize, ariyo mpamvu tudaherukana, ariko turi bazima. Imana arinze ubugingo bwacu neza, imibiri yacu yirinda neza, umuryango umeze neza, igihugu kimeze neza, itorero Imana rimeze, yewe turashima Imana. Haleluya. Mukomere cyane mwese, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka rero turabakumbuye, ngize ngo dusangirire hamwe ijambo ry'uyu mwaka Imana yampaye, yaduse ku mutima muri iri joro rikeye. Tugize ngo tuyisangirire hamwe ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 6. Haravuga ngo Yesu amubonye aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Amen. Haleluya. Iri ni ijambo abizera cyangwa abakristo tuzi, ni ya mabaraza 5 ni ca kidendezi, ni Yerusalemu. Ariko nkuzaniye indi nkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, kandi ntajya ahinduka. Bivuge ngo ni itangiriro akaba n'iherezo. Arakomeye. Iyakuremye, haleluya, mu itangiriro kiri urusoro mu nda ya mama wawe, niyo ikomeje kukurera, nta niza gusazisha amahoro. Haleluya. Iyi ni inkuru abizera tuzi kandi tumenyereye. Haleluya. Iyi ni inkuru
ivuga ya mabaraza atanu, cya kidendezi, ivuga marayika, hareruya. Iyi ni inkuru rero isanzwe ariko Imana yampaye kugira ngo nkuganize, nkubwire ko ubuzima, hareruya, cyangwa ibyo ubona ko Imana ifite ubundi buryo, ifite andi mahirwe Imana yashyiraho, yagucishamo, hareruya, ukagubwa neza. Ubu ni uburyo Imana yarashizeho kugira ngo ikirishe abantu bayo, cyangwa ngo yerekanishe, ikomeze kugaragara mu bwoko bwa Isiraheli, hareruya, ko ari Imana yo kwizerwa, ko ari Imana ikiri kumwe nabo, hareruya, igifite ndetse no kubakirisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana nihimbazwe. Niko byari byubakitse ko marayika ava mu ijuru akamanuka, umuntu wabaga amaso akabona marayika cyangwa akabona amazi yihindurije, akarushanwa, agatanga abandi kumanuka mu kidendezi. Niko biri, niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose, hareruya. Hari abarwayi batandukanye nk'uko Bibiliya ibivuga, hanyuma uwatangaga abandi kumanuka. Ubwo nibwo buryo Imana yarashyizeho kugira ngo umuntu abashe gukira, hareruya. Hanyuma nk'uko amakuru atangaza, hari umurwayi wari umaze imyaka 38 yarahazahariye, abarwaza baramushizeho, Yesu araseruka. Haleluya, Yesu araseruka. Icya mbere, Yesu aramubona, abona ko amaze igihe kirekire arwaye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka Yesu akubone, umwaka azakubone, hareruya, amenye ikikubabaje, amenye icyo ukeneye muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Icya kabiri, amugirira imbabazi. Ndagusengeye ngo uyu mwaka Imana izakugirira imbabazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu buryo bwo kubarirwa ibyaha, Imana izakugirira imbabazi. Uburyo bwa kabiri, mu ngorane, mu makuba no mu byago, mu birusha umugenzi, Imana izakugirira imbabazi. Hareruya. Icya gatatu, nakuyemo Yesu aramwegera. Ndagusengeye ngo uyu mwaka Yesu azakwegere kurusha uko umwambaro wawe ukwegereye, hareruya. Yesu azakwegere kurusha ibyakwegera, Yesu azakwegere. Icya kane, Yesu aramuvugisha. Ndagusengeye ngo uyu mwaka Yesu azakuvugishe, hareruya, akuvugishe, akubwire inkuru nziza mu matwi yawe, umutima wawe. Ndagusengera ngo azakuvugishe ibyo abantu batakuvugisha, azakongorera ibyo abantu batakongorera, azaguha amakuru atandukanye n'ayo wumvise muri uyu mwaka ushize, hareruya. Yesu azakubwire ibinyura umutima wawe. Yesu avugana n'umurwayi, aramubwira ati, nakubonye, none urashaka gukira? Umurwayi hatasubije yego, aramubwira ati, databuja, abantu banshizeho, ubutunzi bwanshizeho, inshuti zansizeho, imyenda yanshizeho, inzara yabaye nyinshi, ntakomeze. Yesu yaramusabye kuvuga ngo yego, we avuga ibyo atamubajije. Ndagusengeye ngo Yesu
nakubaza uzamusubize icyo akubajije. Haleluya, haleluya. Umurwayi aravuga ati simfite umuntu, muri uyu mwaka ndagusengeye ngo ibyo wabonaga wakiriramo Yesu azakoreshe ubundi buryo ukire. Haleluya. Ibyananiranye, ibidashoboka ku buzima bwawe, ibyo ubona byapfuye, Yesu azabizure. Iby'inzige zariye mu mwaka wa 2024, 2025, Imana izabikugarurire. Haleluya. Yesu arategeka, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Umurwayi uko mbitekereza yaragerageje arahaguruka. Yesu ntiyakoresha amazi ngo najye kwiyuhagira cyangwa kwidumbura ngo atange abandi, cyangwa akoreshe marayika amubwira ati rindira marayika ze wijugunyemo, ahubwo Yesu arategeka. Haleluya. Yesu nategeke ku buzima bwawe, nategeke mu izina rya Yesu. Yesu naza ntabwo bizasaba ibisanzwe bihari, ibisanzwe wizeye wiringiye sibyo Yesu azakoresha. Yesu mu kanwa ke, Yesu umubiri we, Yesu ku kugenderera kwe harimo ubushobozi. Haleluya. Bwari uburyo bwo kurindira marayika bwari buhari, Yesu sibwo yakoresheje. Nawe witinya, Yesu naza azakora ibyo agomba gukora bidasabye ubushobozi bwawe, bw'imiryango, bw'abavandimwe, bw'inshuti. No, Yesu afite ibigukwiriye mu kuza kwe. Haleluya. Umurwayi akira atagiye mu kidendezi, akira kubera ijambo ry'umwami Yesu. Uyu mwaka Yesu akoresha ijambo ry'ukire, akoresha ijambo rye ubona akazi, akoresha ijambo rye bitagombeye diplome, bitagombeye certificat, bitagombeye perime. Yesu ategeke ubone ibigukwiriye, uhaguruke nawe wiyerekane, haguruka ushime, nube nka wa wundi wavuze ngo nahoraga mu madirisha. Nawe injira mu rusengero. Haleluya. Injira mu rusengero nawe ushime uyu mwaka, ntuvumbe amashimwe y'abandi muri uyu mwaka, ahubwo nawe wo kuvumbwa muri uyu mwaka. Haleluya. Ndagutangariza ko uyu mwaka ni umwaka w'imigisha, ni umwaka wo kweza, ni umwaka w'abasenga, w'abakiranuka, w'abubaha Imana, ni umwaka Imana igiye kubagenderera, Yesu agiye guseruka. Ibyo wiringiye mu mwaka ushize ukabona ni amahirwe abijemo, uyu mwaka Yesu agiye kwiyizira. Nicyo ngutangarije, nicyo Imana yanshyize ku mutima kugira ngo nkubwire ngo Yesu araza, kandi naza arakoresha ubutwari bwe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, kwizera kwawe ukuvane ku bifatika, uguhange Yesu amaso. Shalom, shalom. Ndabakunda inshuti z'umusaraba. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kw'imitima yanyu, ni mu izina rya Yesu. Amen.